mu myanya ibiri ya mbere biragoye guhitamo ngo uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Aba ni abagabo bashobora kuba bamaze imyaka myinshi muri sinema nyarwanda, aho babimburiye abandi mu gukora uyu mwuga. Batangiye kera cyane, ngira ngo nk'urubyiruko rwinshi rwari rutaravuka ahari. Aba ni abagabo bamaze igihe kirekire muri sinema nyarwanda, cyane cyane bikozwe mu buryo buri komedike cyangwa se uburyo bw'urwenya cyangwa uburyo busetse. Dushobora kubita amazina menshi atandukanye, ariko ukuri guhari ni uko inkuru zabo zikiza, inkuru zabo zihindura ibitekerezo, kandi inkuru zabo zirimo ubuzima bushya. Aha bakora filime nyarwanda atari ugushimisha abantu gusa, ahubwo ari no gutanga ubutumwa bw'iki gihe. Bakoresha sinema mu kugeza abantu ku kuri, ibyiringiro n'ukuri kutari kwaravuzwe. Amakamera yabo afata roho y'igihugu, amateka bandika ari ay'abaturage basanzwe batari barigeze kuvugwa. Ubutwari bwabo busiga umurage uzibukwa n'ibihe byinshi mu buvanganzo nyarwanda. Dore ngaba batunganya filime 10 b'ibyamamare mu Rwanda bakorera kuri YouTube, bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere muri uru rwego, kandi bakaba barahinduye isoko y'ihumure, ishyaka n'icyerekezo mu Rwanda no mu mahanga mu bihe byose. Iyi ni Miya Boss TV, ikaba igicumbi cyo gucukumbura. Humura niba wacumbitse iwacu rwose uri bucurure, maze utandukanye nabo bagucabiranya bakubwira ibicuramye utabona n'uko ucira akaboge. Mbahaye ikaze. Munyemere tugiye gutangira ku mwanya wa 10 tugenda tumanuka tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo witwa Claude Manirambona, akaba umushoramari wa filime yitwa Igihango cy'urukundo n'intambara y'ubuzima. Filime ze zibanda ku rukundo, intambara y'ubuzima. Claude agaragaza amarangamutima y'abantu mu buryo bwimbitse, atanga icyizere n'ubumuntu. Ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde turahasanga Nahimana Clemence, umushoramari wa Shenge n'indahiro y'ubuto. Niwe watekereje akanashyira mu bikorwa filime y'uruhererekane Shenge yarangiye muri 2024, ikaba igaruka ku butabera, urukundo rw'igihugu n'uruhare rw'urubyiruko. Muramuzi cyane uyu nguyu yanakira no muri Museke Weya. Inkuru ze zirema imitima, zikaba n'impamvu y'ibiganiro bikomeye mu gihugu. Yanayoboye filime ndende Ibwiza hamwe na Nturanye nabo Emmanuel. Iyi filime yerekanwe ku ndege mpuzamahanga za Brussels Airlines, Emirates, Ethiopian Airlines n'izindi. Mu Rwanda zacu yayerekanye henshi muri 2024. Mwanya wa 8 tuhasanga Niyonkuru Aime, umushoramari w'ibanga na The Message. Azwi nka Nyambo, akora filime zifite insanganyamatsiko z'ubumuntu, ubupfura n'ibanga. Inkuru ze zirimo ubuhanga bwo guhuza ubutumwa n'ubwiru, bigatuma ziteye amatsiko kandi ziteza impaka. Ku mwanya wa 7 tuhasanga uwitwa Mizero Yves, umushoramari wa The Secret Behind Maya na Was You. Akaba umwanditsi n'umuyobozi w'indashyikirwa, akora filime zicukumbura amarangamutima n'imitekerereze y'abantu. Inkuru ze zifite ubushobozi bwo kuguma mu mitima y'abazireba, na nyuma y'uko filime irangiye rwose abantu bakomeza gukurikirana filime z'uyu mugabo. Ku mwanya wa 6 turahasanga umugore. Ngira ngo mbanze mbabwire ko sinema nyarwanda kugenda izamo ibitangaza. Murabona ko n'abagore basigaye bafata umwanya bagashora amafaranga yabo muri filime nyarwanda, zikaba zimaze gutera imbere. Kuri uyu mwanya wa 6 naho turahasanga umudamu yitwa Bahavu Jeannette, umushoramari w'impanga, Bad Choice, urukundo rw'inzitane, Bad Neighbor n'izindi. Azwi cyane kubera uruhare rwe nka Diane muri City Maid. Bahavu ni umwe mu bagore bahinduye amateka ya sinema nyarwanda. Ibihangano bye byuzuyemo ubutwari, amarangamutima n'ubuzima bw'abagore mu buryo bwihariye. Umwanya wa 5 turahasanga uwabiciye nawe akabica rwose muri sinema nyarwanda. Uyu yitwa Ingabire Apollinaire, umushoramari w'Inzira y'umusaraba, Intare y'ingore, Giramata n'Inzira y'urupfu. Ngira ngo izi filime rwose nta muntu utabizi, kuko nk'Inzira y'umusaraba ibica ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Intare y'ingore murabizi ibyo yakoze, Giramata ni ibindi n'Inzira y'urupfu. Akaba umuhanga mu gutunganya filime zifite ubusobanuro bwimbitse, ziganjemo amarangamutima n'ubutumwa bw'ubuzima n'umwuka. Inkuru ze zirema ishusho y'ukuri, ububabare n'agakiza. Nizere ko wakoze subscribe kuri uyu muyoboro wacu kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye, aho tubagezaho amakuru ya politike, ay'imyidagaduro, ay'imikino n'andi menshi atandukanye, ndetse tubasesengurira n'inyandiko zitandukanye zivuga ku mateka n'umuco. Munyemerere tunyarukire ku mwanya wa 4.
Ku mwanya wa kane hari umugabo benshi bashobora kuba bazi ariko ndakeka benshi baramuzi, umunyarwenya benshi bamenye mu bihangano bitandukanye, ajya no muri Jenny's Comedy Show akabasisa kakahava. Uyu nta wundi ni Benimana Ramadhan, uzwi cyane nka Bamenya, umushoramari w'Abamenya. Azwi cyane nka Bamenya, ibihangano bye byibanda ku mibanire y'abantu, amakimbirane n'uburyo bwo kurokora abantu. Ni umwe mu bahinduye uko filime nyarwanda zikorwa abinyujije mu nkuru zifite ishingiro ry'imibereho. Mbere yuko tugera ku bantu baza mu myanya itatu ya mbere, ndagira ngo we twagiranye ahangaha uri umuntu w'umugabo cyane, nizere ko waguze subscribe nawe ukihagera bwa mbere rwose yikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngira ngo abantu baje ku mwanya wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu nawe watangiye kubakeka. Ese uribaza ari Papa Sava, Yannick cyangwa se Kiramani, nande wundi? Munyemere tunyarukire ku mwanya wa gatatu. Mu mwanya wa gatatu turahasanga Niyonshuti Yannick, umushoramari wa Kiramani na Major. Umwe mu rubyiruko ruhagaze neza muri uru rwego, ashyira ku isonga inkuru nshya zifite imbaraga zigaragaza ubuzima bw'abasore n'inkubiri z'ubutwari mu buryo bushya kandi bugezweho. Uyu nguyu akaba akorera ku macana atandukanye nka The Kingdom, Kiramani Empire ndetse na Big Mind. Akaba ari we muntu wa mbere ushobora kubakoresha filime zirimo abantu benshi b'abastari, aho bari gukora filime yitwa The Devil igaragaramo abastari bose bo muri sinema nyarwanda. Mu myanya ibiri ya mbere biragoye guhitamo ngo uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Aba ni abagabo bashobora kuba bamaze imyaka myinshi muri sinema nyarwanda, aho babimburiye abandi mu gukora uyu mwuga. Batangiye kera cyane, ngira ngo nk'urubyiruko rwinshi rwari rutaravuka ahari. Aba ni abagabo bamaze igihe kirekire muri sinema nyarwanda, cyane cyane bikozwe mu buryo buri komedike cyangwa se uburyo bw'urwenya cyangwa uburyo busetsa. Umwanya wa kabiri hari umugabo witwa Mugisha Emmanuel, umushoramari w'umuturanyi n'icyaremwe gishya. Azwi cyane nka Kibonke, asobanura ubuzima bw'abanyarwanda binyuze mu nkuru zirimo urwenya n'ukuri. Ibihangano bye bikomeje gufata imitima y'abanyarwanda hose. Reka tunyarukire ku mwanya wa mbere. Nitugera kuri uyu mwanya wa mbere rwose ndagusaba ngo ubanze utere agatebe kugira ngo wumve uyu mugabo. Filime yitwa Papa Sava ishoboye kuba yaratangiye gushyirwa hanze hari benshi bataravuka. Uyazwi cyane nka Papa Sava cyangwa se Burikoko. Niwe watekereje akanashyira mu bikorwa filime y'uruhererekane yitwa Papa Sava. Ibihangano bye byahindutse inkingi y'umuco nyarwanda, asangiza urwenya ruvanze n'ubwenge n'ubuzima bwa buri munsi. Uyu mugabo wavuga ko ari umurejande w'ibihe byose muri sinema nyarwanda ntabwo yaba abeshya, uretse kuba ari we mukuru muri sinema nyarwanda watangiye kera, ariko n'ibihangano bye byigaruriye imitima ya benshi bitewe n'abakinnyi akoresha, harimo nka Bandimbati, ba Digidigi n'abandi batandukanye. Nawe niba watekerezaga ko uru rutonde rwaba rupanze gutya, ubitubwire muri comment. Babwire ko gutegura uru rutonde twifashishije ikinyamakuru Chita Magic cyandika cyane cyane kuberanye na filime n'imyidagaduro nyarwanda. Ubwo nawe muri comment wandike wakabaye yaza ku mwanya wa mbere, bityo tugomeze dusangira amakuru dukomeza gukora n'ubushakashatsi. Bibuse ko yari Mia Boss TV, muhorana Imana n'u Rwanda.